nubona abantu barakugwanya ntuzatekereze ngo hari ikindi bakuziza. Buriya niba ari abantu bagira iyerekwa ba mbere ni abanyamashari. Umuntu wa mbere ugira iyerekwa gicuza abacu arahishurirwa ni abanyamashari. Nubona umuntu akugwanya, hari igihe umuntu akugwanya ntimusangiye akazi, ntimusangiye iduka, ntimusangiye imbago, umuntu akaguhagurukira akakugwanya ukibaza uranziza iki. Nta kindi arimo arakuziza, arimo arareba inyenyeri yawe ahantu igiye gupfupfunukana agakora ubakaka uretse gatoya. Iyo arimo arareba inyenyeri yawe ahantu igiye kuvumbukira, icyambere araza akaharunda itaka akagutsikamira kugira ngo utazazamuka. Niba ari ikintu Imana ihagararaho, umuntu ashobora gukereza amahirwe yawe ariko ntashobora kwitambika imbere y'umugambi w'Imana igufiteho. Mama, umuntu yagutindana akagukerereza. Debo, abantu baza mu bintu byawe bakakuvuga nabi, bakabitinza, bakayobya ibintu byose, ariko umugambi w'Imana ujya wishakira inzira aho abantu batareba. Umugambi Imana igufiteho, Imana igushakira inzira. Bajya kwicara, Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Ira speaker uyegeze inaha kandi muzamure kuri microphone. Kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Matayo. Tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Matayo. Turasoma ibice byaho ni bibiri. Turahera ku murongo wa 3. Gitabo cya Matayo turasoma ibice byaho ni bibiri. Turahera ku murongo waho wa 3. Kadusome amagambo y'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo abanyabwenge baramya Yesu. Murongo wa 3 Bibiri iravuze ngo umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'abi Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, nukuri turi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwo bwoko bwanje bw'Abisirayeli. Umurongo wa 7 niwo nashakaga. Biravuga ngo nuko Herode ahagarika umutima abanyabwenge, nuko Herode ahamagara abanyabwenge guhishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Amen. Imana ibahe umugisha. Kadusome ku murongo waho wa mbere, naho ndahashaka ndaza kuyifashisha muri ico gitabo cya Matayo ibice n'ubundi 2 umurongo wa mbere. Biravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami witwa Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse arihe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Kadukomera Imana amashyi menshi mu izina Yesu. Komanga abantu babiri mwicaranye, ubabwire ngo inyenyeri yawe uyu mugoroba igiye kongera imuriki. Inyenyeri yawe uyu mugoroba igiye kongera imuriki. Ndimo ndasengera ya materaniro, Imana yambwiye ngo inyenyeri yawe yasinziriye igiye kongera yake. Inyenyeri yawe yasimye igiye kongera yake. Barizo umuntu muri kumwe ngo hari inyenyeri yawe yaba yarazimye. Uyu mugoroba inyenyeri yawe nyota yako igomba kwaka bikamenyekana mu muryango. Inyenyeri yawe bagiye kuza bayikurikiye. Inyenyeri yawe igiye kukumurikira
bazamenya ko wasenze Imana ishobora byo. Tadipatalasa. Munyeganyeze umubwire ngo hari inyenyeri igiye kwaka ku buzima bwawe. Nyota yako. Inyenyeri. Yego. Turashaka inyenyeri yasinziriye yongera ikanguke ku buzima bwawe. Umuntu wese ahava akagera, buri muntu wese avukana inyenyeri. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo nawe wavukanye inyenyeri. Ufite ibiganza, ufite intoki zingahe? Umuntu wese avukana inyenyeri 5. Hanyuma impamvu inyenyeri yawe itaka bishobora kuba byaragizemo uruhari n'abarozi, bikagirwamo uruhari n'abapfumu, bikagirwamo uruhari n'abatifuza ko inyenyeri yawe yaka. Yesu akimara kuvuka ngo abashakashatsi 3 bamenya amakuru y'inyenyeri. Bamaze kumenya amakuru ngo bakurikira ya nyenyeri. Nanjye mbagaze hano nta kindi cyabazanye, ni inyenyeri yatoboye. Niyo mpamvu mwaje kuyishaka. Uyu mugoroba ndashaka kuvugana n'inyenyeri yawe. Igomba gukanguka abantu bakakumenya. Igomba gukanguka abantu bakagushaka. Igomba gukanguka business igahaguruka. Igomba gukanguka mariage igahaguruka. Igomba gukanguka akazi kawe kagahaguruka. Tera haleluya. Haleluya. Yego. Siya topeta la sitabini fo. Ndumva uyu mugoroba hari ibintu bidasanzwe. Hari Imana igiye kugutabara. Amateka yawe agiye guhinduka. Amarira yawe uraza kuyahanagurwa. Ndabona inyenyeri yawe ije kugushakisha uyu mwana. Reka mvuge Imana. Umva, tugiye guhamagara inyenyeri yawe. Akazi kawe kagomba kwaka inyenyeri. Urugo rwawe rugomba kwaka inyenyeri. Umugabo wawe agomba kwaka inyenyeri. Abana bawe inyenyeri igomba kuza. Inyenyeri uyu mugoroba turayigarura. Inyenyeri urugo rwawe yagiye, tukambwira garuka mu izina rya Yesu. Nyota yako inyenyeri. Herode akimara kumenya ko Yesu yavutse, biravuga ngo yahagaritse umutima. Nta kindi cyamuteye guhagarika umutima, ni inyenyeri abantu bari bamaze kubona. Umvira itangazo, nubona abantu bahagaze bakakugwanya mu kazi bakora bakakubonera umwanya, uzamenye ko inyenyeri yawe igiye kwaka. Bazaba batinya inyenyeri yawe, bazaba babona inyenyeri yawe. Mama anje, nubona abantu baguhagurukira mu kazi bakora bakakubonera umwanya wo kukugwanya, inyenyeri bazaba batangiye kuyibona. Yosefu akimara kurotora yaravuze ngo mbonye umuba. Wikubita imbere. Bene se bakimara kumenya amakuru ya Yosefu, bamenya ko azabayobora. Baravuga ngo ka Yosefu mu ciki inzozi zitarasohora. Umvira ijambo uyu mwanya. Barabigerageje birabananira, nawe barabigerageje ntibazabishobora. Barakuroze barabinanirwa. Barakugambaniye ntibyashoboka. Bakwiciye mariage biranga. Basenya urugo rwawe biranga. Bega wahaguruka ugatera haleluya. Satato pestadika. Inyenyeri, abanyabwenge bajya kuramya inyenyeri. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo ubwenge bwawe bwagaragaye. Waje gushaka inyenyeri ku kinamba, ubwenge bwawe bwagaragaye. Hari abanyabwenge bamenya agaciro k'inyenyeri. Uyu munsi inyenyeri yawe iragaragara. Bega twatera haleluya. Satito pesta divanima. Inyenyeri, abaririmbye inyenyeri yanyu yake.
akazi kawe kagaragare, Imana ikubakira urugo, nta mpamvu yo guhora turira. Inyenyeri, nyota yako. Mbariza uwo muntu muri kumwe ngo iyi nyenyeri yawe urayibona uyu munsi. Nyota yako, inyenyeri yawe. Ndi mu rugo ndi gusenga, Imana yambwiye ngo abantu benshi mbafite inyenyeri yasinziriye, ariko uyu mugoroba inyenyeri yawe igiye kukanguka. Iyi nyenyeri yawe yatse baguhamagara mu kazi utakibasabye. Iyi nyenyeri yawe yatse umugabo wagiye aragaruka. Iyi nyenyeri yawe yatse sida yawe irakira. Iyi nyenyeri yawe yatse mu muryango batangira kumenya izina ryawe. Saita raboni yasite. Inyenyeri, nyota yako. Iyi nyenyeri yawe yatse mukobwa, utangira guteretwa n'abafiyanse bari VIP, abandagazwa Imana irabirukana. Iyi nyenyeri yawe yatse, umva akantu nungutse k'Imana. Inyenyeri ijyana na favor y'Imana, igikundiro. Reka mabwire, ushobora kugira amafaranga udafite igikundiro akagupfira ubusa. Bwira umuntu muri kumwe ngo Imana iguhereze favor. Kamubwire nakongereza uti Imana iguhe favor. Favor. Inyenyeri, inyenyeri. Herode akimara kumenya ko Yesu yavutse, ngo ahagarika umutima, ngo abanyabwenge baraza. Reka mbabwire, nta muntu usenga w'ikigoryi ubaho. Umuntu usenga ni umuntu wasobanukiwe mu mutwe, akamenya agaciro k'ubwenge bwo gusenga. Ndumva uyu mugoroba buri muntu wese uri hano aratahana Imana, aratahana Imana, aratahana nayo. Muhereze high five nk'abasirimu, umubwire ngo uyu mugoroba biratandukana n'iminsi yose wasenze. Amen. Inyenyeri iraka. Bwana asifiwe. Ngo abashakashatsi nibo bagiyeyo, ngo bajya kwa ngo bageze kuri Herode. Herode arababwira ngo mugiye, baramubwira tumva twabonye inyenyeri yaka, none twafashe icyemezo cyo kuyikurikira. Herode arababwira ngo ngaho rero mwebwe nimugerayo muzanzanira amakuru, nanje uwo mwana wavutse nzaje kugira gute kumuramya. Ngo abanyabwenge baragenda, ngo bamaze gushikayo, ngo baritegereza, ngo basanga inyenyeri bakurikiye naho iri kumurikira ngo bitegereze, ngo basanga n'akana gasuzuguritse. Biravuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko dutungishije benshi. Turasuzuguritse ariko Imana turimo n'ingari. Nubuze ubwenge, uyu mugoroba utangira ukundane n'umuntu ufite amasezerano, ufite amasezerano y'Imana. Nzagutuza i Kigali, nzakubakira urugo, nzabikora, nzabyikorera, nzabisohoza, nzaguha ubukwe, nzaguha igipangu, nzaguha iduka, abatunze nzaduhereza Imana icyubahiro. Nzayima. Ngo Herode amaze kumenya amakuru, ngo niwo munsi yatangiye kugwanya Yesu. Aravuga ngo abana bose b'abahungu bavutse mugire gute mubice. Nubona abantu barakugwanya, ntuzatekereze ngo hari ikindi bakuziza. Buriya niba ari abantu bagira iyerekwa ba mbere, ni abanyamashari. Umuntu wa mbere ugira iyerekwa ry'icuza abacu arahishurirwa, ni abanyamashari. Nubona umuntu akugwanya, hari igihe umuntu akugwanya ntimusangiye akazi, ntimusangiye iduka, ntimusangiye imbago,
umuntu akaguhagurukira akakugwanya ukibaza uranziza iki? Nta kindi arimo arakuziza, arimo arareba inyenyeri yawe ahantu igiye gupfupfunukana agakora ubakaka uretse gatoya. Iyo arimo arareba inyenyeri yawe ahantu igiye kuvumbukira, icyambere araza akaharunda itaka akagutsikamira kugira ngo utazazamuka. Niba ari ikintu Imana ihagararaho, umuntu ashobora gukereza amahirwe yawe, ariko ntashobora kwitambika imbere y'umugambi w'Imana igufiteho. Mama, umuntu yagutindana akagukerereza. Debo, abantu baza mu bintu byawe bakakuvuga nabi, bakabitinza, bakayobya ibintu byose, ariko umugambi w'Imana ujya wishakira inzira aho abantu batareba. Umugambi Imana igufiteho, Imana igushakira inzira. Uyu ni umugoroba, iyo ndwara yawe waje hano inshuro nyinshi ntitwabonana. Uyu mugoroba Yesu yimanukiye aravugana n'iyo ndwara yawe. Mbabarira ufata telefone yawe nona. Fata telefone yawe, yifata imbere n'akaboko kamwe, ufata uwo muntu ku rutugu, mufate ku rutugu ntacyo bitwaye. Mujya agaserifi umubwire ngo nyifotorezeho nonaha, kuko hari iminsi igiye kuza ntabwo nzaba nkibonana. Nakujya agafoto nonaha, hari iminsi igiye kuza Imana ikazakugira VIP, abantu bakakuyoberwa, bakubona uyu munsi uciriritse, bakubona usuzuguritse, bakubona udafite gahunda. Iminsi igiye kuza bagiye kukuyoberwa. Iminsi igiye kuza. Haleluya. Mbega wakomera Imana amashyi. Yego. Zamuriraho gato kuri volume. Iminsi igiye kuza bagiye kukuyoberwa. Sete pala menita la soti dema. Inyenyeri yaka. Duhereze Imana icyubahiro. Ekiraho. Ngo Herode ngo amaze kumenya ayo makuru, ngo atangira kumuhiga. Aravuga ngo abana bose b'abahungu mu bice. Imana ifata icyemezo mu gice cya gatatu. Biravuga ngo marayika amanukira Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo fata umwana na nyina ngo bajyane mu gihugu cya Egiputa ngo bahungishe. Hari uhunga n'inyenyeri, hari igihe uhunga n'inyenyeri. Ntabwo byumvise. Hari igihe uhungana inyenyeri. Kandi umva kakana Imana ituriye. Umva ihishurirwa ngizi. Umugisha w'Imana uba ku muntu, ntabwo umugisha w'Imana uba ahantu. Ndasubiramo. Umugisha Imana yaguhaye uri kuri wowe, ntabwo umugisha Imana yaguhaye uri aho uzagera, kubera ko ahantu hose ugeze uhinduka umugisha. Umuntu ashobora kugambanira mu kazi ukakamusigamo, aho ugiye Imana ikahaguhera umugisha. Umuntu ashobora kukuraga kubera iterambere akavuga ngo ndamuhombeje, aho wimukiye Imana ikahaguhera umugisha. Umugisha w'Imana ntuba ahantu, aho kumugisha uba ku muntu. Aho wajya hose urawugendana, niyo wajya mu buvumo umugisha ugukurikirayo. Kandi kuva uyu munsi ntuzongere kubuza abantu bakuvuzaho induru, bagusebya ngo baceceke. Inyoni ifite uburenganzira bwo gutambukika gutaha amatoto, ariko nta burenganzira ifite bwo kukwarikaho. Mu yandi magambo, abantu bafite uburenganzira bwo kukuvuga uko bashaka, ariko nta wagukuraho icyo Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yanditse kuri wowe yaracyanditse. Bakugwanye cyangwa babire mukobwa bahige fiancé bawe bamuguteranyeho nawe, Imana yeba yaravuze kuzubaka uzubaka. Bwira wa muntu muri kubo ngo uyu mugoroba nta gahunda dufite yo kwinginga abadayimoni, bagomba gusohoka mu masezerano yacu. Iri joro ryo ku cyumweru bagomba gusohoka.
imana igiye kuguhereza autorite. Tugiye gutegeka. Umurozi wakuroza ibintu ni bibiri, arakizwa nadakizwa apfa. Cya kabiri, Delila ifashe umugabo wawe ibintu ni bibiri, imurekure nitamurekura imodoka igonge avire mu buzima umugabo wawe hanitapeti. Umugabo akurambagizaga kwa Delila zari zirihe? Uyu mugoroba nta mwanya dufite wo kwinginga. Buri muntu wese witambitse imbere y'umugambi w'Imana natawuvamo kuneza apfe, umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Ninde uhorurira? Ni wowe. Ninde wabuze akazi? Ni wowe. Ninde ukenye? Ni wowe. Ninde basohoye mu nzu? Ni wowe. Ninde ufite amadeni? Ni wowe. Ninde birukanye ku kazi? Ni wowe. Uyu mugoroba turarekarama, amasezerano yacu niyongera garuke. Ninde abana bananiye? Ni wowe. Ninde upfisha ubukwe buri munsi? Ni wowe. Ninde uhora urambagizwa bikanga? Ni wowe. Bwira wa muntu muri kumwe ngo hari ibyo twanze. Papa, mugire ibintu mwanga mu bana banyu, mugire ibintu mwanga uyu mugoroba. Reka mbabwire, tugiye guhama kirere cy'ijuru, tugiye gufunguza imiryango yose. Ndumva ngiye kwinjira mu kirere cyo gusenga. Uhora urira, uhora ubabaye, uhora uganya, ayi uracuruza ntutera imbere. Ubyuka mu gitondo nayo washoye ukayahomba, ukayabura, ukaza ukicara. Umuntu yurira indege yagerayo akarutwa n'uri muri Afurika uri guhingira 700, karande zikamukurikirayo. Ugashaka urugo rwawe uzi ko ugiye kubakwa rugakomera, umugabo agatangira kugusaza n'amezi 3 atarashira. Iwanyu kwa nyoko bukwe nibo birirwa bakubakiye urugo. Oya, bwira wa muntu muri kumwe ngo wapi wapi, ntabwo byava. Tugiye gutegeka. Kubera icyo uhorurira, kubera ukucuruza ntutera imbere, kubera uko urugo rwawe ruhoramo intambara. Uzi gusengera umugabo ari umushomeri nawe uri umushomeri, ukarara upfuka mubwira Imana ngo Mana watubabariye ugahereza umugabo wanjye akazi tukabaho. Umugabo Imana ikamwibuka ikamuha akazi, yamara kubona akazi ukwezi kwa mbere bamuhemba. Delila inda yiturutse mu kabari ikagutanga kujya umushahara yarapfukamye ngo isenge. Inda ikagutanga kujya umushahara w'umugabo itarapfukamye ngo izamuke kanyarira wenda kizabonwa yumva uburyo wahagira. Bwira wa muntu muri kumwe ngo uyu mugoroba hari ibyo mpazi. Umugabo wawe ufunzwe afunguke, abana bawe babuze ubwenge tugiye kubugarura. Ikibazo wazanye nkiboneye umuti, kibazo wazanye nkiboneye umuti. Vumbuye umuti uyu mugoroba. Umuti nta wundi ni ukuba inshuti na Yesu, inshuti na Yesu. Vumbuye umuti, tugiye gusenga. Wavutse mu bikomere, ukurira mu bikomere, ushakira mu bikomere, ubyarira mu bikomere, ushingiriye mu bikomere, wuzukuruje mu bikomere, ugiye gupfana ibikomere. Oya, hari ibintu tugiye guhagararaho uyu mugoroba tukabibwira ngo Yesu twamenye ntabwo twakwemera kumupfana. Yesu twamenye, nabonye Yesu. Yesu akura kure. Yesu yatukuye kure, aho tutadufite formule y'ubuzima. Yesu akura kure. Bakobwa muri hano mubane na Yesu, mugume kuri Yesu. Numwamutanga amahoro, numwamutanga amahoro.
ni umwami utanga insinzi. Yo mugabo araguta Yesu akakubwira ati humura. Abari muri Yesu bifitiye amahoro, kandi amahoro yabo ntajyagira iherezo. Uzi kubona umudamu uri gucuruza agataro Nyabugogo, usanga anezerewe nk'uvuye kurangura Dubai, iyo afite Yesu. Ibyakozwe ni n'umwe w'ice 12 biravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, ngo marayika w'Uwiteka aramukiza. Haleluya. Ngo asanga Petero ngo ari mu nzu y'imbohe, ngo iryo joro ngo Petero yarasinziriye. Ibaza umuntu baracigihanga mu gitondo agasinzira. Umuntu ufite Yesu asinzira no mu muraba, asinzira mu bibazo. Umuntu ufite Yesu bamubwira ko bamuhapiriye ave mu gitondo akararagonda. Umuntu ufite Yesu mugabo aramubwira ngo ndagutaye nzaba ndeba, ugasinzira ugatekereza ko atanahari. Umuntu ufite Yesu uramubwira ngo ibirayi byuriye akakubwira ngo Yesu arampagije wenyine. Umuntu ufite Yesu baramubwira ngo uzapfe ejo umurozi azaguhitana, akakubwira ngo Yesu azandinda. Reka gutinya ibizakubaha, Imana izakurinda. Ndumva tugiye guhamagara Imana. Haleluya. Ndimo ndumva tugiye gusenga. Ndumva hari ikirere cyawe kigiye gufunguka. Abadayimoni ibintu byose uzakora ukabona ntibakugwanyije, nubona uri gukora ikintu ukabona nta mbogamizi uhuriyemo nacyo, uzamenye ko icyo kintu kitari mu bushake bw'Imana. Ikintu cyose kiri mu bushake bw'Imana Satani arakigwanya, uhura n'intambara utagatekerezaga. Kwa kane navuye kuvuga Imana hano dutashe, kameramani we ngira ngo narabimubwiye, machine yanjye yose nsanga muri taburo yose yazimye, yabaye umukara, yamenetse, kandi ngashaka aho yamenetse nkabo. Nta kindi. Reka mabwire, iyi kintu cyose kiri mu mugambi w'Imana, abadayimoni barahaguruka. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Ndumva amabuye muri mikoro agiye gushira, tugiye gusenga. Fata uwo muntu ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba ni umugoroba Imana igiye guhindura page y'ubuzima bwawe. Ni umugoroba Imana igiye guhindura page y'ubuzima bwanjye nawe. Bwana sifiwe. Ndetse n'umwana uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Tamahoro twabona muri Yesu. Kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, umucuza bamwinshi niba dukurikira ingoma. Inzira y'amasengesho, umutima uzatuza, umucuza bamwinshi niba dukurikira. Beri ya Maria Sarigrai. Inzira y'amasengesho, kandi ntitwibagirwe
aho tujya hose uko gusenga haleluya we kandi atawe kandi nitwe bagiwe kuko aho tujya hose uko gusenga Imana ishimwe ugera ku Mana n'amahoro we n'amahoro yuzuye twabona muri kwa data we kwa data ni gusa asengere y'amahoro umucuza bamwishi ibadukuri Imana ishimwe inzira y'amasengere umutima we umutima uzatu buri wese aririmbe umucuza bamwishi ibadukuri Imana ishimwe yo twese turirimbe umutima datawe umutima zatu buri wese mubone mu kirere cy'umwuka umucuza bamwishi iratukurizi inzira y'amasengesho n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ndetse n'umwana muto ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwaciye umugoroba ugera ku Mana kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu ugera ku Mana kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga uyu mugoroba ugiye kugera ku Mana kandi twese we kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose ndabona abantu buzura imbaraga uko gusenga kwacu kugera ku Mana data umutima uzatuza ugiye gutuza umucuza bamwishi ubuzima bwawe niba dukurikiye inzira y'amasengesho umutima uzatuza umucuza bamwishi cyane we ibadukurikiye numva tugiye guhanura twese umutima we umutima
tuza umucyo uzaba mwinshi cyane we niba dukurikiye Imana inzira y'amasengesho umutima we umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho kandi ntitwibagirwe ntitwibagirwe nuko aho tujya hose aho uzaba uri hose nuko gusenga kwawe mama seterebera ya baba seterebera ya baba kote kandi nitwibagirwe ya mama seterebera ya hose nuko gusenga kwawe kugera ku Mana Data. Yego. Haleluya. Haleluya. Kandi ntitwinemo Stifa ngo kandi ntitwibagirwe ngo yuko gusenga kwacu haneto pela site veni wala sita lemoria kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose riya mama sete uriya mama kataraboshira ba ziya mama telebo kandi ntiwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga lema telebosia kugera ku Mana Data. Hallelujah. Riama tokita zotera goberiava sole tapi satopera Hallelujah. venekota Hallelujah. zema lotra ikirere cyamanutse cy'ijuru kiri hano Hallelujah. riatoles sheratopera ndabona abamarayika bamanuka Amina. Iwa tali gele Maria Mita si ede Yego. Zaria Baria Talik. Hello Delere Voss. Uyu mugoroba ndabona abamarayika basinya kuri dose ikibazo cyakuzanye. Ndabona abamarayika hari ababa tele Ose Marigodra. tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga muhaguruke ku maguru yanyu tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Pelia sateleze de uyu mugoroba Imana igiye guhindura amateka ya uyu mugoroba amarira warisagiye kurangira uyu mugoroba wavugirije induru ugiye kuhavugiriza impundu uyu mugoroba Imana iri mu kazi uri hano yo iri gukora hari ibintu igiye gukora aho waturutse hari ibintu Imana igiye gukora shalibo teleson televos mukecuru wagwaye gute ko mbona ngo ayikumereye nabi mama muhereze mikrofone kandi wihutse nk'umusirikare Ngwaye ikintu hano mu nda cyicara kigaragura kimeze nk'ikibuye kiyirika wino kigukurireho mu izina rya Yesu Pela telosi devo Hallelujah. kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko
gusenga kwacu kugera ku Mana zitarabo kandi mu izina rya Yesu bagenda ndacirukanye burundu kuva uyu mwana yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana. kuva uyu munsi nirukanye izi mbaraga zirakubohoye. Amen. zamura ibiganza byawe. Hallelujah. tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Hallelujah. Pidezontere sadiki. N'umugoroba Imana igiye kugutabara. Hallelujah. N'umugoroba Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. N'umugoroba ibyo wabuze ninde wakuzanye wagwaye gute? katari gukora haba harimo ikintu kirazamuka kirukanka kimeze nk'ikibeba kigafungira amaferi hano kikongera kikamanuka kiruka simpagarara sineguka nuko nkora. Ukimaranye imyaka ingahe? Nyimaranye ukwezi n'icyumweru. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, uyu mugoroba ngomba kuba muzima. uyu mugoroba ngomba kuba muzima. Imbaraga zose z'abarozi Imbaraga zose z'abarozi uyu mwanya zigiye kumvaho. uyu mwanya zigiye kumvaho. Nta mpamvu yo guhora mbabaye. Nta mpamvu yo guhora mbabaye. Buri mwuka wose Buri mwuka wose wanteye wandeye ugiye gusubira ku barozi ugiye gusubira ku barozi bawohereje. Ndetse n'umwana uziwe uzi gusenga Imana tekosh uyu mwanya bari bagiye kuguhinahina no kukwe kugiye gufatwa. Uyu mugoroba Yesu agiye kukugira muzima. haleluya. Gerageza urambure kuno. Ngiye kugusengera kugiye kurambuka nonaha. Urizeye Imana kugiye kubikora? yizera cyane. Duhereze Imana icyubahiro. Uyu ni umugoroba tugiye kwinjira muri bato y'amasengesho. Zamura ibiganza by'abahuri. Vuga ngo Mwami Yesu, igihe nababariye kirahagije. Imbaraga zose zangwanyaga uyu mwanya zigiye gushirwaho iherezo. Wa mwuka we uhora umbabaza, guhera uyu mwanya ugiye kundekura. Haleluya, haleluya, haleluya. Twongere haleluya. Mwese muri hano tugiye kwinjira mu isaha yo gusenga. Ndatekereza ko we umuntu wese uri hano afite igikomere n'agahinda n'umubabaro. Abafite abana baze kubafata, ni umwanya tugiye kwinjira mu ijoro ryo gutabaza. Tugahamagara Imana tukayibwira ngo twaje dukureho ikibembe n'umubabaro. Vuga ngo uyu mugoroba kigomba kumvaho nona mu izina rya Yesu. Mbere twinjira muri uyu mwanya, ndashaka aho uri ugiye guhamagara ikirere cy'umugisha wawe kigaruke. Haleluya. Mwabaririmbyi mugomba gusenga Imana, ntimutegereze ngo nzabasengera. Ugiye kuburana umugabane wawe, ubwira Imana ngo hari ibyo mpaza, ubwira Imana ngo waravuze, sohoza icyo wavuze ku buzima bwanyu. Bera b'Imana mwaje gusenga,
abapapa, abamama, ababyeyi n'abakobwa n'abasore, papa tugiye guhamagara Imana, usenge utatanye imigambi, wumva ikirere cyawe kimanutse. Haleluya. Ndabara gatatu tugiye gusenga, ariko mu gusenga kwawe bwira Imana iguhindurira amateka. Bwira Imana ngo naje nihanye namaramaje, uyu mugoroba ndagushaka. Imana iri hano iteze amatwi, yiteguye kugutabara. 1 2 3 injira mu mwanya w'amasengesho. Hereza Pastor Deborah microphone. Injira umwanya mu masengesho. Ramata laboni yasika. Zamura isengesho ryawe. Kundeba ntacyo nagufasha. Hamagara imbaraga z'Imana. Tangira ugenda usenga. Hari ibirere ugomba gufunguza. Hari ya baba sete. Zambura ijwi senga Imana, bwira Imana, Pastor Daniel muhereze na microphone. Twese tugiye guhamagara ijuru. Guhamagara ijuru, hamagara ijuru. Buri muntu wese asenga. Nawe kora kuri se guhamagara ijuru. Buri wese ahamagara ijuru. Ya mama sete. Koramo gake gake. Curanga gake gake. Buri wese ahamagara ijuru. Senga mudasenga. Imana yihagije. Imana yabaye turaguhamagaye isaha muri amateraniro, turaguhamagaye Uwiteka, turaguhamagaye kuzubana natwe, turaguhamagaye ngo tubone muri teraniro. Hamagara Imana zigendagenda ahantu zitembera ahantu ya Yesu Kristo. Hamagara Imana bw'ururuke kuboko kwacu ikiganza cyawe gikiza gikora kuri buri umwe wese. Hamagara imbaraga z'umuriro, hamagara imbaraga z'Imana, turaguhamagaye Uwiteka, turaguhamagaye Mwami w'abami, ururuka kuri aba bantu, kuboko kwawe gukiza kubohora ubuzima bwa buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'Imana, imbaraga zikiza, imbaraga zikora imirimo, imbaraga zawe Yesu. Dukeneye kubona imbaraga zawe amasaha, dukeneye kubona utubohora, dukeneye kubona Kristo datanga ingabo, dukeneye kubona imbaraga zawe, dukeneye kubona ubwiza bwawe, dukeneye kubona utambagira aha hantu, dukeneye ubwiza bwawe. Reka utambagira aha hantu, reka imbaraga zawe zitambagire, reka ubwami bwawe bumanuke, haboneke kubohoka. Reka Kristo, reka imbaraga yawe, reka zimanuke, reka ubwiza bwawe bukumanukire. Reka umugoroba data, reka umugoroba tugutabaza, reka tukumve, reka tukubone, reka tubone neza yawe, reka tubone gukomera kwawe, reka tubone ubwiza bwawe, reka tubone ubutsinzi bwawe, reka tubwakire. Aya masaha Kristo dukeneye kubona ubohora abari barashe, dukeneye kubona Kristo datanga ingabo, bari imbaraga ingabo, uyu nabwura ibyagariraga, dukeneye kubona Kristo ubwami bwa Satani bukubitwa hasi, tukakira ineza yawe, tukakira imbaraga zawe, tukakira ineza yawe, tukakira gukomera kwawe. Reka Kristo, reka umanuke, mitima y'abantu bawe tubone ineza yawe, reka ubwami reka bw'Imana tubone ineza yawe, reka ubwami reka udutsindishirize.